Ese wigeze ukunda umuntu ariko ukumva ataguha agaciro nk'uko wabyifuzaga? Cyangwa wigeze wibaza impamvu hari abantu bakundwa cyane nyamara atari uko ari beza cyangwa se abakire kurusha abandi? Uyu munsi ngiye kwereka ibintu 5 bikomeye cyane bishobora gutuma umuntu agukunda kurusha abandi. Ibi si amayeri yo kubeshya umuntu, ahubwo ni imyitwarire yo kubaka urukundo rurambye. Niba ushaka ko umuntu akwiyumvamo kandi akakwishimira, komeza urebe iyi video kugeza ku musozo. Ngewe nyita Sylvain, iyi channel yitwa Sylvain Chikumbara Love Tips. Ndagushimira kuri wakane subscribe, kandi nawe niba uri mushya ugeze bwa mbere kuri uyu muyoboro wakane subscribe kugira ngo ibiganiro nshyizeho utazajya ucikwa nabyo. Tudatinze, ikintu cya mbere nagusaba ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo, kuko nagerageje kuyigira ngufi ku buryo buhagije. Ubutumwa burimo ubwumva uko ari 5 ubutahane, ubundi bubaka urukundo ruzira umuze. Tudatinze, ikintu cya mbere, umuntu wiyubashye. Abantu benshi bivuga ko gukunda umuntu bisaba kumwirukaho buri gihe, ariko kuri nuko umuntu utiyubaha nawe bigorana kubona abamwubaha. Iyo wiyubaha cyangwa ukubaha igihe cyawe, amagambo yawe n'indangagaciro zawe, abantu batangira kukubona nk'umuntu ufite agaciro. Urugero, niba umuntu atagusubije ubutumwa wamwandikiye, nuhita umwohereza ubutumwa bwinshi umusaba kugusubiza, tegereza utuje. Kwiyubaha bituma abandi bakubaha. Menya kumva kurusha kuvuga. Abantu benshi bakunda kuvuga cyane ariko bakibagirwa kumva. Iyo umuntu akubwira ikibazo cye, mureke waho kugira ngo umuce mu ijambo. Iyo yumvise ko umwumva, atangira kukwizera. Kwizerana n'umwe mu musingi ukomeye w'urukundo. Abantu bibuka cyane umuntu wabumvise kurusha babwiye amagambo menshi. Icya gatatu, umuntu uvugisha ukuri. Kubeshya bishobora kugufasha umunsi umwe, ariko ukuri kugufasha imyaka myinshi. Niba hari ikintu udashoboye, jya ubyemeraho guhimba impamvu. Iyo abantu bamenye kuvugisha ukuri, bagirira icyizere amagambo yawe, kandi urukundo rudafite icyizere ntago ruramba. Ukuri kubaka umubano ukomeye. Icya kane, jya utera umuntu imbaraga. Umuntu wese akunda kuba hafi y'umuntu umutera icyizere. Niba hari icyo yakoze neza, jya umushimira. Niba yanacitse intege kandi jya umubwira amagambo amwubaka. Ibi ntibivuze guhimbaza buri kintu, ahubwo ni ukumwereka ko umubonamo ibyiza. Abantu bakunda aho bumva bafite amahoro. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, ndagusaba kuba ugeze aha ngaha ugikurikira ino video wakanda subscribe. Umuntu ugira ibikorwa, apana amagambo. Hari abantu bavuga ngo ndagukunda buri munsi, ariko ibikorwa byabo bikaba binyuranye n'amagambo bavuga. Urukundo rugaragarira mu bikorwa bito, ari byo kubahiriza amasezerano, gufasha igihe bikenewe, kwibuka ibintu by'ingenzi, kwereka umuntu kumwitayeho. Ibikorwa byubaka icyizere kurusha amagambo. Niba ushaka ko umuntu agukunda kurusha abandi, ntukibande ku guhindura uwo muntu. Tangira uhindure, wihindure wowe ubwawe. Iyo wubaha abandi, ukavuga ukuri, ukumva, ugatera abandi imbaraga, kandi ibikorwa byawe bigahuza n'amagambo yawe, uba wubatse umusingi ukomeye w'imibanire myiza. Ibuka ko urukundo nyakuri rutagombera guhatirwa, rwubakwa buhoro buhoro n'imyitwarire myiza ya buri munsi. Niba iyi video ikugiriye akamaro, kanda like, andika igitekerezo cyawe hasi muri comment, ukanda na subscribe kugira utazacikwa n'izindi nyigisho zigufasha kubaka ubuzima n'imibanire myiza. Murakoze cyane, tuzongera kubonana mu yindi video. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.